Basuhuza abakurikiye YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho inkuru hano rwose itangaje cyane, aho umurundikazi nyuma yo gushyira amafoto yose 20 ku rukuta rwe rwa Facebook yatangaje abantu benshi cyane ubwo bamushimiraga, we akabwira ati ibyo ngibyo mwibimbwira kuko ndabizi cyane. Gaho nguko rero umurundikazi ukiri muto kandi ufite ubwiza butangaje akaba mu gihugu cya Kenya, kuri uyu mugoroba yashyize hanze amafoto ye atangaje benshi ubwo yamaraga ko yashyira ku rukuta rwe rwa Facebook. Abantu benshi bayatangariye batangaza n'ubwiza bwe, maze bamuhundagaza ubutumwa bwinshi bamutaka, bamuvuga ibigwi, bavuga uburyo ari mwiza. Cyaje gutungura abantu nuko ubwo bari bizeye ko ari bubashimire kubw'ubutumwa bwiza bamwandikiye, uyu mukobwa yahise yandika ku rukuta rwe amagambo yatumye benshi bumirwa. Yanditse mu rurimi rw'igiswahili amagambo yashaka gusobanura ugenekereje: nikomeza kubimbwira ndabizi ko ndi mwiza. Aya magambo y'uyu mukobwa akaba yakomerekeje imitima y'abari bamukunze. Abantu benshi babonye ubwo butumwa bw'uyu murundikazi barumirwa, abamushimagizaga bahise bahindura imvugo batangira kumutuka ibitutsi byinshi cyane. Abantu bakaba bavuze ko ubutumwa bwe bwuzuyemo ubwirasi ndetse n'agasuzuguro, bakaba bavuze ko uyu mukobwa nta kinyabupfura afite. Gusa akaba hari abandi bamushyigikira bavuga ko bamuhora ubusa kuko ababwije ukuri, bati ukuri kuraryana. Ngaha nguko rero nawe irebere ikimero cye, urebe amafoto yose ya alubumu yashyize hanze. Nabwira iki? Tubabwira ngo kora like na comment kugira ngo ujye ubona utuntu twinshi dutangaje ndetse n'amakuru agezweho ako kanya.